Hello, bahaye ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Clementine. Tukareba imico n'imiterere iranga abafite izina rya Clementine. Nongera guha ikaze abashyashya kuri iyi channel yacu y'Inkuru TV, n'abo tumenyeranye mwese mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Abashyashya mbasaba gukanda ku nzogera kugira ngo tujye duhora turi kumwe, ibiganiro byacu bagereho biboroheye, dukora umunsi ku munsi, kandi mbasaba gukora like mukanatwandikira muri comment. Clementine rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, risobanura umutuzo n'ubugwaneza. Ba Clementine barangwa no kwigenga, bagirirwa icyizere, bagira ibakwe, babasha kuyobora, kandi mu byo bakora byose bagira umwete mwinshi, nta nubwo buriya bajya bapfa gucika intege. Clementine rero ni umukobwa se cyangwa ni umumama ukunda ubuzima bwiza, kandi ntibarangwa n'ubwoba cyangwa kugira ubuzima bwabo ubwiru cyane. Bakunda kuguma uko bari, bagira ikinyabupfura, ni abanyamurava, baratuje, kandi bagira kwihangana muri bo. Clementine uzasanga ari umunyabwenge cyane, bagira imibare ku buryo bikunze no kubafasha kwesa imihigo y'ibintu bikomeye mu buzima bwabo. Clementine rero ni umuhanga, ntakunda kuvuga ikimurimo, kandi ntakunda ibigare. Aharanira kuba uwa mbere buri gihe, yiha gahunda n'umuco agenderaho, kandi akabyubahiriza. Ni umukozi, ntabwo agira ubunebwe, kandi ntashiturwa n'ikibonetse cyose. Abafite izina rya Clementine uzasanga bari abantu bazi gutegereza. Clementine ntahubuka, kandi ntakunda ibintu byasabagiye bifitwe n'abantu bose. Happy kuri Clementine ntabikunda, nubwo afite ibyiza byinshi rero afite n'ibibi ku rundi ruhande. Ikibi cya Clementine uzasanga ari wa muntu utajya upfa kuva ku izima, kandi iyo yishyizemo ikintu kukimukuramo biba ari ibibazo. Yihagararaho, kandi umuhemukiye ntabwo ajya apfa kukubabarira. Mu bwana bwabo rero ba Clementine usanga bakunda kuba hafi y'imiryango yabo, baguma iruhande rw'imiryango yabo, bakanigumira iwabo gusa.
Ikindi ni uko iyo bakiri bato ubwenge bagaragaza usanga ntaho buhuriye n'imyaka yabo kuko baba bakora ibintu nk'iby'abantu bakuru. Ba Clementine ariko rimwe na rimwe bajya bagorana mu myitwarire yabo, usanga hari igihe baba abiyemezi ndetse ntibagire no kwihangana. Abakobwa bitwa iri zina rya Clementine baritonda cyane, bagira n'umutima wo gufasha, ni abizerwa kandi bavamo n'abagore beza. Mwakoze cyane rero kuduha umwanya wanyu, ni ubusobanuro n'imico n'imiterere tubonye biranga abafite izina rya Clementine. Ba Clementine aho bari hose mu bice bitandukanye by'igihugu n'ahandi hose hagiye hatandukanye, turabasuhuje. N'inshuti zanyu zigiye zitwaye amazina nizeye ko zibayeho neza kandi mumenye ukuntu muzajya muzitwaraho bitewe n'imico n'imiterere mwungukiyemo ahangaha. Naho ubutaha, amahoro y'Imana abane namwe aho muri aho ariho hose. Bye.